Kidobya wicu utungi byukora kuri ibintu ufite ubwenge ufite ubwenge sa unahakiriwe unahisi mamu kabisa bozi ni samee sa unatatizo nini ito ni kikani Kidobya Kidobya ni samahani boss samahani guti wanje ngubu utenzwimo namazi yereyemo amazi ari hanga amazi ari yonyereramo boss nariki ndi kukoropa ntago nahumukije neza ndiko koropa neza boss nisamee kabisa nisamee hapo saifana gutumye yoyo uji akupa lakini boss inzani nilete video ibyo nzaka gutumye fana fata ni direct ubwo ifono zile kandi bifite mu ntoki boss ni bitango kweli ulichoma kesho wewe ni sio kama ni ubaya sio kama ni nini kesho unafanya fujo hakuna kitu unafanya kizuri kesho nakwambia hivi kama kazi umeshindwa na mimi nitoe si sawa boss ariko narinyizanye nuko nyene mu mazi gutya ngahitangwa hasi boss nisamee kweli sawa ariko mu minota mike byo kugerageza ngo kumenya sawa ndio usikwega zanyica none se byari biki uriya mu Kidobya nyumba je sinzi Kidobya ujateye niwe yaraguye hasi yagushijwe n'iki se ariko nta kibazo abaye ntabwo yakomeretse nta kibazo n'inzu yagafana ahubwo n'upfunguza nta kibazo abantu bo b'Ikigali mpaka barinde inkozi nakora ngo sibyo ndabisa ko abantu mukunda koka kabisa sibyo nzi no gusuka fanta kono menye nisukira kandi nyine nawe koko kutanye ngo mesuka zitereka hasi ntamva ntabwo zibiri mashini singe kuki saka kamese agashise kubizi ko nta kintu nakwiye mbwira nta kibazo ejo umuntu bijya nkunda ko umuryango ari mu bakore mu kumva neza tungo yakomeza ntabwo bashaka ndebe neza turibane kapsa amaswari sibyo unaseka ukiseseka sasa kutuma twiza sheri wajumva barakuba nawe ntugakabye nakuri ndabizi te ngabasi nabyumvisha byemera nabyemera nisi ntabwo tubana nabo kwa imbaga dufite mu mwiza okay n'uburenganzira kandi nimba uburenganzira mu nimba kuri mwiza mushatsi nimba mwiza ndagukora kumushatsi nimba dufite tumwa twiza byose nyene sibyo Ibushiri na kibazo. Sibyo. Bwinshi se. Ndabizi ko numva mufite ko. Oya nabwo bafite. Sinshaka gusoma. Ibyo ngibyo gusa. Nje urabizi ko kera ndakubamba cyane urakare inkora ikintu ko nyine gusa sibyo. Shashiri nta kibazo ko gusoma koko ngo kuko ibyo ni ikibazo. Nuko ntabwo ari ikibazo. Siriya. Siriya. Ndakajwe se ni iki? Ndeseri. C'est très limite. On va chercher. Boss. Neza n'ibyo mbishire ku meza. Rapide. Uti ubwenge. Ufite umutima. Uragomaze muri. Uragomaze muri. Kubishoye kuba wanyumva mu kintu gitawe wumve ubwene nk'umuntu mutima afite umutwe afite haki ibiryo nyine bigiye gusha bigiye gusha ubizane nyine bambaza ngo ubizane ntabwo ugira ase nk'ubona umva ubu ngubu ngo wanyotende itatu ibyo cyaje kumeza wituca ciao kandi genda n'ubije kumana sinzi uyu mukozi nimba ari kigegeza Imana ampaye nimba ari iki Borubwire n'umukozi wawe umurumuna wawe ni iki cyane ni umukozi wawe abo gusa naje tereka uriya je mu mutwe ubu namaze kumenye
namaze kuno kwiyaki je numvaga naye nakunze nabonaga ari umwana mwiza nyine bisekera ko wamukunze ujye uzakunda umuntu ubaje kumenya neza gusa nyine ukomeze ntabwo ari umwana mubi cyane wo ku mutima n'ibiki ahubwo ibyo akora umuvyayi wese Kidobya ntabwo yibesha izina n'iryo muntu numva bivuga ni Kidobya ntabwo boss samani kidogo ngira ndakubaza akantu gatoya tu katoya tu ngira ngubaza uwongera ubaza kubyo bizana ku meza none ni boss isikia kweli kuja ni kuone hari genda takasanga ibyo bishitse ku ntebe ndakunze reka nzumvire Cher ndaje nta kibazo boss ewe ndaje kimbia hano mfise kibazo nyabaki hawe sasa ngira ndabona kuri Kidobya kiza singo kandi byaho ndabizi uje bigenza ndabizi ngura na kuko ndakuze sasa mbira pasi boss arara cyangwa aratamenye uko nza kwa ndegura neza hakiti uzi kumengo wabaye nyine rugo neza uzigomba zo ko umuntu aje kunsura tasha katata ndagira menye ukuntu ndi bwarure boss urabona sinakubwiye kare hari bikobuza nano bikajya boss shari abuzukuru bangunda Kidobya mfata vuga n'ikindi nakubwiye ngo ugende wahise wari wahashe genda uteke ni watetse fata ibyo ushire ku meza umenye ngo ndawe ndibinde sikati ese ibyo nzo kumbaza ngize ese je kubera amafati nzoze nteke ngenze ubyiteke boss nikyo nagira ngo baze tu wowe aruri ibyo by'abantu babiri sivyo nimba bisikana nimba byose birangiye bigashira ntacyo we ese amafaranga nayo abasayanje lakini boss ukumbuke gaze nayo sikaze ukamimeshia kunyambia mapema sawa kama gazi imeisha wala boss gazi imeisha mimi najua kama gazi imeisha ngo kwa pesa ukaenda kununua nyingine gazi sawa ngubu natetse kumbabura watetse kumbabura gute okay sawa nta kibazo okay teko yishe nimugora cyo kugura gazi ahubwo nikindi boss umuntu nawe uri murashira kumu akitote waje ubwenge ariko ese ngomba nzasare nje kumusozi nsare none boss areba nawe akuziwe ko nda ako ukuri no yana nduguse reka mbanisha reka ndenze wice tukenda kure hari ikibazo sisubiza nta kibazo murabeho ndagire nta kibazo shema nuko nese kare wo musohoka naruka y'icyaje cyose nayo bakumva mbwira zagenda yo ugira ubwenge sorry mawuja ugira ubwenge sorry mawuja nanyereye usububu uyu mukozi wawe nta bwenge agira umugabo sorry kabisa ase wamukuye he uri umusazi bundi ufite mu mutwansi boss bisame kabisa nari narangaye nitwa narangaye kabisa none se ugira ubwenge Kidobya Cher aha Kidobya na boss ugira ubwenge yo boss no kuri ndabufite ariko ikibimbayeho na ariko iki ari buri gihe ariko iki so kwere deo aho ugeze aho ngeze Kidobya wicu utunye ibyo ukora kuri ibintu ufite ubwenge sa unahakiriwe unakisimama kabisa boss ni samee sa una tatizo nini na kazi unanichagua unafanya hivi na kula kule sasa boss ni samee kabisa sasa tunakula nini boss ibiryo birimo ntabwo byapfuye ibiryo birimo singibi urabona tuti twako n'akasosi ntabwo kafuye boss boss ko mana yanjye ako ibintu bigoze Kidobya ibintu bikoze ibiryo bijya abantu kandi bihanga uri kibazo cyo izina ry'Imana n'umukozi sibyo bashiri nta kibazo ariko nta kibazo ko amenye ibyo
Mashini. Ubu ntabwo ushonje. Oya nta kibazo. Oya sheka basi mbone ko basi kutandakanye. Umukozi rwose ntabwo ari byo sibyo. Nise ubu umukozi nyire cyari mwiborete nta kibazo. Tugende. Ntabwo. Oya twigendere fiji. Hako Kidobya. Bosi ni Wewe usiugari wewe. Bosi. So, bosi. Hapo waje ugiri. Bosi nisamee kabisa. Nisamee usomee nini?